Guys, reka twongere tubaramutse twifurize kugoma kugubwa neza. Turagarutse n'ubundi ni muri wa mwanya udasanzwe rwose tuba tuje kubabwira byinshi mu bigiye gukurikiraho mu kanya saa nasubwo kuki mutabaje ngo ni ibi tera comment tubaza ngo ni ibi nta kindi ni nkimbaravi kuko nta kindi twari twabaha kuri channel ya Win Entertain baramutse di baramutse neza umeze neza ndaho ndashima Imana. Yes, reka twinjiye rero ariko wabonye kwashe mu kuntu byari bimezeho gatwawe Shema ari mu munyenga duhere umunsi w'ejo kuko abantu bo kuri Win Entertain bamaze kumenyera ko tubanza amakuru y'ibyahiseho ejo tugasoreza kubiri busoza uyu munsi. Wowe rero utarakora subscribe kora subscribe wibuke kumva ikiganiro kikarangira, niyo mpamvu tubaha iminota mike cyane kugira ngo wumve ikiganiro kirangire ubundi tujye tubana mu ntimba ya Love. Murabizi ni sinema nyarwanda twese dukunda turi benshi. Yego, ariko se ubu noneho turaza guhera duhere kwa minisitiri ubwo madamu minisitiri yari ari kujya inama n'umukobwa. Ese uyu mukobwa ukunda mukase kurenza nyina uramuvuga iki? Uyu mukobwa ukunda mukase kurenza nyina rero ndabona ngiye rwose uyu mukobwa ashobora kuba adakunda nyina kubera ukuntu azi yuko nawe avugira hejuru. Ese koko mama Shema ubona avugira hejuru? Ahubwo uriya madamu minisitiri nawe mbana harimo akantu ahubwo abashaka kumuteranya n'umwana we. Gusa uko byagenda kose kubera ibintu byinshi bagiye bahurira bari abana bazi nyina cyane kuko bahuriye mu bintu byinshi. Nimba wibuka bya Black Box ukuntu byari projet bura baramubonye kandi na cyane ko uyu mwana atigeze abana nawe yabanye na mukase cyane. Yabaye na mukase cyane urumva rero nta kure yabura kumukunda. Kwa minisitiri ura ibintu by'uriya mugore barwanye ureba barwanye ndeba gihe yaravuye kumuhengereza mu idirishya bahagaranye hanze minisitiri mu Mashema akinjira madamu minisitiri amuhaye urushyi abamushyize mu rushyi rwose rw'inzobe nkabo dore ko bose ari ibizungereza. Ariko rero akantu ka minisitiri kugira umugore utari uwisezerano we minisitiri ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu uyu mugore yaba ari uwisezerano aba yubashywe ntabwo mu Mashema agatinyutse kuza hano aba yubashywe. Akandi kantu nanone ahubwo ngiye mbona hariya kwa minisitiri hagiye gushya bariya abakozi ba minisitiri babiri ndabona bagiye kwifatira abakobwa babo ikabaze babigabanye ariko yatinye bamubwiye ngo bazaroga Shema biriya ni ukwigizanya nyinshi. Reka baze babigabanye burase bayigenge niyemera bagasangira ku kantore buriya ntibazahita babikundana cyane ntihazamutegera cyane yanabyemera agasomaho. Handi mbona uriya mugabo w'umusekirite yagasomaho wayigenge yagasomaho nta kibazo. Anyway katigarukire rero mu rukundo ruri kuvuza ubuhuha kwa Manzi. Kwa Manzi ho ni moto uwitwa harya ni Mimi rwose nyine abageze gutya mu kubita amawahiza hamwe tujye wijyana gutya hari ahantu yigeze asobanye n'ibyo nyina amubwira reka ahubwo yongeyemo n'utumaniyeri twe ariko uriya mwana n'ubundi mbona asanzwe atari shyashya kareka ibintu byose bamugiriyeho inama uretse guceceka nyine akamaro kanya atarasubiza naho nta kintu igeze asubiza kijyanye n'ibyo bari bamubwiye. ariko Manzi nawe Manzi nta cyizere yari yifitiye wabibonye ntacyo yari afite. ariko Manzi ni incakura abonye urukundo rw'umukobwa ati nkarenzaho no gusaba kumbera mama aranapfukama we azi gutereta gucinya inkoro biriya nibyo bita gutereta rwose bagasigara basiganuza amashimwe ahari. None ikiganiro kiri mu gipangu we ariko kwa Shema nako kwa Mama Ravi ahiye ubundi uru rugo ni urw'abakomediye pe n'abakomediye bigendera. wabonye harya n'uriya ni anti wabo wagiye kubaza nimba bizinesi byanuza mado bamwemereye umutaka agiye kubaza akabari. ubu se akabari aragakora he? nanjye byanshobeye atangiye no kurokirita abakozi ariko yesu azajya niba abiyayo ako byayo yabamo cyamucuma cyiza cyose yajya asimba akarwara. wabonye Shema uburyo yaganiraga na biyayo ariko Shema tumuhane agira ikintu yiga kwitaho. Shema ameze nk'umwana na Ganza nta kintu bitaho ntabwo bakeneye gutuma tumushira amatsiko. ariko rero ubwo hari impamvu bitera. Shema na Ganza nimugerageze muve mu bwana muve mu bintu by'ubukire
mucukumbure tujye dushaka kumenya amakuru ya nyayo yose kudutera amatsiko. ariko ndabona muri episode uyu munsi hagiye gushya. Episode y'umunsi harashya. Ibaza ubwo Shema ari we yasohokanye na Lavi Manzi ari kumwe nande na Mimi. Icyo kiroro uracyumva? Ariko wa mungani ko avanga agiye guhita celebra buriya. Hari ikindi ariko bose n'ubundi bashobora kuza kuba bari kumwe ahubwo mu episode igiye gukurikira dushobora no kubona baceleburiye wa Mimi. Ntuzi ko bafite gahunda yo gusohokana Shema? Manzi na Lavi bafite gahunda yo gusohokana Shema bakamuvana mu rugo bakamuvana mu bwigunge. Barahita bajyana na Mimi. Ubu se urumva bananirwa gucelebura intsinzi ya Mimi koko? Ntago byabura. N'iminsi Manzi amaze yirukanka kuri uyu mukobwa. Akandi kantu. Hano ikintu kigiye kugaragara none njye ndabona kwa minisitiri byari bibyimbye bigiye kumeneka, amabanga ashobora kuza kujya hanze yose. Ubwo mama Shema ari wavuye muri uru rugo agiye. Ese nagenda ko twabonye Aline ari ku ruhande rufite amafaranga. Aline warakora iki ko ashaka kujyana na mama Shema? Aline rero uko byagenda kose araza n'ubundi kujyana na Ariga ni nyina. Ni mukasi ntago ari nyina. Ahubwo ariko ni na nyina kuko ariwe wamureze. Biriya bintu ariko bya Aline nawe ntago mbishyiraho amakenga, abaye yaratumwe na nyina se. Katubyakire gutyo. Abaye yaratumwe na nyina. Urumva nabyo byaba ari ikibazo gikomeye cyane, akaguma akigira gutya akakigira neza ku mugore wa minisitiri kandi afite ikindi kintu kibagambiriye. Iminsi myinshi rero tutabona Manzi wo kwa Lavi ari guteretana n'umugore wa se. Yongeye kugarura dosiye yo gushaka kujya hanze. Umukunzi we leta yongera arirwaza. Bakunzi ba Win Entertainment Show, nimukore subscribe, turi kubaganiriza mutari gukoraho, koreho tujyane. Dore uyu munsi muhishiwe byinshi, abantu bafite umwanya wo guseka. Uyu munsi muri ruseke imbavu zishireyo. Ifuriza igitondo cyiza rero ntimuze gucikwa n'umwanya muto ugiye kuza w'intimba ya Lavi. Intimba ya Lavi mwabizi cyo saa 4. Amakuru yibanze aca kuri Win Entertainment tukabivugaho, ubundi tukaza kubireba saa 4. Utarakora subscribe rero kora subscribe, ubundi tujye twibanira buri mu gitondo saa 1. Imana ibamere umugisha.